Good evening, everyone. We are so happy tonight to meet once again in order to share the word of God. Let us pray and start immediately. Dear Heavenly Father, we thank you tonight. Every day you give us your word. I know that our hearts cannot guide us well. That's why you give us the word to guide us into your way. The Bible says that the intents of our thoughts are always evil. Therefore you give us the word so that we can choose well. May you give us the word also tonight. Allow every viewer to receive your word as it is. In the name of Jesus we pray. Amen. Tonight we read Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41, we can read from verse 1 through 10. Please open your Bibles in the book of Isaiah chapter 41 from verse 1 to verse 10. If you are there, we shall read. Keep silence before me, O coastlands, and let the people renew their strength. Let them come near, then let them speak. Let us come near together for judgment. Abanyamahanga basubiremo imbaraga nshya bigire hafi bavuge maze duterane tuburane. Who raised up one from the east, who in righteousness called him his feet, who gave the nations before him and made him rule over kings, who gave them as the dust to his sword, as driven stubble to his bow. Indahagurukije uva iburasirazuba akamuhamagaza gukiranuka ngo agere ku birenge bye. Amugabije amahanga, amuha gutwara abami, abagabiza inkota ye, bahindura nk'umukungugu, abagabiza n'umuheto we, abahindura nk'ibishingwe bitumurwa. Who pursued them and passed safely by the way that he had not gone with his feet. Arabirukana akanyura amahoro, anyuze mu nzira atigeze gukandagiramo. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning. I, the Lord, am the first, and with the last I am he. Ndabikoze akabisoza, agategeka ibihe, uhereye mbere na mbere, njye Uwiteka uwa mbere n'uw'imperuka ndi we. The coastlands saw it and feared, the ends of the earth were afraid, they drew near and came. Ibirwa byararebye biratinya, impera zizinda umushyitsi, abo ku mpera y'isi bigira hafi baraza. Everyone helped his neighbor and said to his brother, be of good courage. Umuntu wese yatabaye umuturanyi we akabwira umugenzi we ati komera. So the craftsman encouraged the goldsmith. He who smiths with the hammer inspired him who strikes the anvil, saying, it is ready for the soldering. Then they fastened it with pegs that it might not totter. Maze umubaji akomeza umucuzi, uhwika akomeza ucura,
akavuga ngo ibyuma twabiteranije neza maze akagikomeresha imisumari ngo cye kunyeganyega. But you, Israel, are my servant Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham, my friend. Ariko wowe Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. You whom I have taken from the ends of the earth and called from its farthest regions, and said to you, You are my servant. I have chosen you and have not cast you away. Wewe nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, akubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukere kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Good evening once again. Yiriwe nanone. You have read up to verse 10. Tugejeje ku murongo wa 10. When you read Mark chapter 9, usomye Marko igice cya 9. There is a person there who approached Jesus. Hari umuntu wegereye Yesu. Actually, he wanted Jesus to heal his son. Yashakaga ko Yesu yamukiriza umwana. But he asked Jesus the question. Hanyuma abaza Yesu ikibazo ati, if you can be able to heal my son, please heal him. aramubwira ati niba ubibasha wankiriza umwana. When Jesus heard of his question, he was surprised. Rero Yesu yumvise ikibazo amubajije yaratangaye. And Jesus asked him back, do you mean if I am able to heal him? Bavuze ngo niba mbishobora. So Jesus guided him to know that he has a problem which is serious. Rero yashaje kumenya ko uyu muntu afite ikibazo rwose gikaze. What was his problem? Ese ikibazo yari afite cyari ikihe? His problem was unbelief. Ikibazo cye cyari kutizera. Even though he wanted Jesus to help him, but he didn't believe in Jesus. Nubwo ashaka ko Yesu amufasha ariko ntiyamwizeraga. But the grace of God, this man came to understand Jesus' heart. Amaherezo ku bw'ubuntu bw'Imana umuntu yaje kumva umutima wa Yesu. And he told Jesus, please save me from unbelief. Hanyuma abwira Yesu ati rero niba ari uko bimeze unkize kutizera. This is how Jesus solved his problem. Uku nguku niko Yesu yakemuye ikibazo cye. As we live, we think many things to be a problem. Mu gihe tubaho dutekereza ko ibintu bimwe na bimwe ari ibibazo. Some people, though they believe in Jesus, but they think that sin is a problem which cannot be able to be solved. Bamwe mu gihe babaho bumva ko icyaha ari ikibazo gikaze kidashobora kubonerwa umuti. Others, they think that the situation they are in can never be solved. Abandi bakumva ko ibihe bari kunyuramo bidashobora gukemuka. Why do people think like this? Nuko icyo abantu batekereza gutya. The problem, they don't have faith to believe in God. Ikibazo nuko nta kwizera bafite kwizera Imana. Before we meet the true gospel, Ko duhura n'ubutumwa bwiza, we think that to go to heaven is something difficult. twajyaga twibwira ko kujya mu ijuru ari ikintu gikomeye. Or something which is almost impossible. Cyangwa se ari ikintu kidashoboka. But once we meet the true gospel, ariko igihe twahuraga n'ubutumwa bwiza, we realize that there is nothing easier than going to heaven. tumenya ko nta kintu cyoroshye nko kujya mu ijuru. Why? Because going to heaven is not something I can do. kujya mu ijuru si ikintu njye nakora. But God has done everything for me to go to heaven. Ahubwo Imana yamaze kunkorera byose ngo mbone njye mu ijuru. So being a sinner is not a problem. No kuba umunyabyaha si ikibazo. And having difficulties or problems is not a problem. Kunyura mu magorwa si ikibazo namba. The problem is having unbelief. Ahubwo ikibazo ni ukutizera. When you don't believe in God, utizera Imana, you need to be saved from that point.
uba ugomba gukizwa aho ngaho. You need to realize that your heart is far from the grace of God. Uba ugomba kumenya ko umutima wawe uri kure cyane y'ubuntu Can you bw'Imana. read John chapter 16? Dusomye Yohana igice cya 16. Jesus said in this way. John 16 verse 9 and 10. Yohana igice cya 16 umurongo wa 9 n'uwa 10. Verse 9 says, of sin because they do not believe in me. Bakenda uravuga ngo iby'icyaha kuko batanyizeye. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Nibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona. Here Jesus said that the Holy Spirit would help us to know what is sin. Ahangaha birivuga ko umwuka yari uzadufasha kumenya icyaha icyo ari cyo. And the Holy Spirit will convince us of sin. Kandi umwuka yari n'uzatwemeza iby'icyaha. Of sin because we didn't believe in Him. Iby'icyaha kuba ko batamwizeye. Once we don't believe in Jesus, mu gihe tutizeye Yesu, we live saying that sin is a problem. tubaho tumva ko icyaha ari ikibazo. We live thinking that difficulties we face are a problem. Tubaho twumva ko ingorane duhura nazo ari cyo kibazo. But think about this. Aha tubitekerezeho. The Bible says that the gospel is the power of God. Birivuga ko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana. God sent us His word so that we can believe in this word and get saved. Imana yatwohereje rino jambo kugira ngo turyumve dukizwe naryo. And when we come to believe in His word, rero twizeye ijambo ryayo, this power is more than able to save us. imbaraga zirenze ibikenewe byose ngo dukizwe. Yes, we are born under sin. Rero twavukiye mu bata bw'icyaha. But you have to know that though you are born under sin, the power of God is more powerful than sin. Rero nubwo wavukiye mu bata bw'icyaha ariko imbaraga y'Imana iri hejuru y'icyaha. Yes, you are living in the world which is full of difficulties and problems. Ibyo koko turaho mu isi yuzuye ingorane n'amagorwa n'ibibazo. But though it is like that, God has power which is beyond those problems. Ariko nubwo bimeze gutyo, Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'ibyo bibazo. That's why we need to think deeply. Niyo mpamvu tuba dukeneye gutekereza neza. Because by thinking deeply, that's when you can come to the conclusion that if we believe in God, everything will be solved. Niyo mpamvu dutekereje byimbitse tugera ku mwanzuro wibwira ati umuntu wizeye Imana burya buri kibazo cyabonerwa igisubizo. How does the problem of sin get solved? Ese ni gute ikibazo cye cyagikemuka? Let's read in Romans chapter 3. Dusome mu Baroma ibice 3. Romans chapter 3 verse 23 and 24. Baroma ibice 3 umurongo wa 23 na 24. Romans chapter 3 verse 23 says, umurongo wa 23 uravuga ngo, for all have sinned and fall short of the glory of God. avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibakira ubwiza bw'Imana. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Before I met the true gospel, mbere yuko mpura n'ubutumwa bwiza, I could just remain in verse 23. nabaga nibereye hano ku murongo wa 23 gusa. I could say everyone is a sinner. nkivugira nti buri wese ni umunyabyaha. Who does not commit sins? ese ninde udakora icyaha? Even pastors commit sins. Abapasiteri bakora ibyaha. Even my pastor, I hear them asking forgiveness of sins. numvise na pasiteri wanjye maze asaba imbabazi z'ibyaha. So all of us, we are sinners. twese turi abanyabyaha. There are so many people who think like this. abantu benshi bibwira gutyo. And because they see around them no one there to say that is righteous, icyo ni uko bitegereje babona hafi yabo nta muntu ugaragara nk'umukiranutsi, they think it's okay to just remain sinners. baravuga ati nta kibazo no handi n'ubundi kuba turi abanyabyaha si twenyine. But they don't know how dangerous is living with this belief. ariko ntibazi uburyo ki biteye ubwoba kubana no kutizera. You know, if you are a sinner, niba uri umunyabyaha, you can't help but to perish. niho handi warimbuka. Because in the heaven, there's no a single sinner who can enter them.
kubera ko mu ijuru nta munyabyaha n'umwe ushobora kwinjirayo. And since God is the righteous judge, bitewe n'uko Imana ari umukiranutsi utabera, umucamanza utabera, God cannot take some sinners in heaven and send other sinners into hellfire. ntabwo Imana ishobora gufata abanyabyaha bamwe ngo ibashyire mu ijuru abandi bohereze mu muriro utazima. All sinners will go to hellfire. abanyabyaha bose bazoherwa mu muriro utazima. But all righteous people will go to heaven. ariko abakiranutsi bose bazajya mu ijuru. So you have to think deeper. rero uba ukeneye gutekereza byimbitse. You have to check in the Bible ukagenzura Bibiliya and believe what the Bible says. hanyuma ukizera icyo Bibiliya ivuga. Yes, all of us have sinned yego twese twakoze ibyaha and fall short of the glory of God. ntitwabona ubwiza bw'Imana. But what does the Bible say? ase n'iki Bibiliya ivuga? Verse 24 says, umurongo wa 23 uravuga, being justified freely by his grace ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bwayo bwo kwizera Yesu Kristo. through the redemption that is in Christ Jesus. batsindishwa n'ubuntu bwayo bahereye gusa bwo kwizera Yesu Kristo. What does it mean here through the redemption? ese bivuze iki kwizera Yesu waducunguye? Redemption means the forgiveness of iniquities. ubundi gucungurwa bivuze kubabarirwa ibyaha byacu. When you read Ephesians chapter 1 verse 7, iyo turebye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7, the Bible explains well what is redemption. aho ngaho Bibiliya dusobanurira neza gucungurwa icyo ari cyo. Redemption means that Jesus forgave all of our sins. gucungurwa gusobanuye ngo Yesu yogeje ibyaha byacu byose. Through Jesus, God forgave all of our sins. binyuze muri Yesu ibyaha byacu byose byarogejwe. Therefore, if we connect our hearts with this word, rero tuhuje imitima yacu n'iri jambo, we get the righteousness of God. tugiye tubasha kubona gukiranuka kw'Imana. That is written in verse 21 and 22 here in Romans chapter 3. aribyo byanditse hano mu murongo wa 24 na 5 hano mu Waroma ibice bitatu. 21 and 22. umurongo wa 21 na 22. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahano ari byo biguhamya. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no differences. niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose abaheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Whoever believes in Jesus, uwizeye Yesu wese he acquired this righteousness. ahabwa kuno gukiranuka. And if I receive the righteousness of God, rero niba nakire gukiranuka kw'Imana, it is not different from the righteousness of God you receive. ntabwo gutandukanye no gukiranuka kw'Imana nakiriye. Whether you are black or yellow, waba uri umwirabura cyangwa se umuhondo, whether you are a white man, waba uri umuzungu, whoever you are, you have the same righteousness if we receive God's righteousness. twese tuba turi kimwe mu gihe twakire gukiranuka kw'Imana. But in order to receive this righteousness, we have to put down our righteousness. ariko kugira ngo twakire gukiranuka kw'Imana ni uko ukwacu tugufasha hasi. People compare themselves with other people kuko usanga abantu bamwe bigeranya n'abandi, because among people there are different righteousnesses. kubera ko mu bantu hariho gukiranuka k'uburyo butandukanye. Of course, my righteousness is different from yours, birumvikana ko gukiranuka kwanjye kudahwanye n'ukwawe, because righteousness means the good works. kuko gukiranuka gusobanuye ko ari imirimo myiza gusa. You may do good works better than me, ushobora gukora imirimo myiza uruta iyo nkora, and I may do good works better than anyone else. kandi n'undi ashobora gukora imirimo myiza kurusha undi wundi. That's why when we just focus on our righteousness, niyo mpamvu iyo twitaye ku gukiranuka kwacu gusa, we think that I'm more righteous than you, hari ubwo wibwira ngo ngewe ndamurusha, or you think you are righteous better than me.
cyangwa se ukavuga uti wowe urakiranuka kundusha. But the righteousness of God is different. Ariko gukiranuka kw'Imana gutandukanye n'uko. Because those who receive that righteousness, it is the same to kuko all. bakiriye ku gukiranuka kw'Imana kuba ari kumwe kuri bose. Because it is acquired after realizing that we all sinned and fall short of the glory of God. Kwa gukiranuka tubasha kwakira mu gihe tumenye ko twese twakoze ibyaha ntidukike gukiranuka kw'Imana. And by faith to lose our righteousness and receive God's. Rero binyuze mu kwizera tugashyira hasi gukiranuka kwacu twakira ukw'Imana. We can say that we are as righteous as Jesus. Igihe twavuga ati turabakiranutsi nk'uko Yesu nawe ari. And this is the power of God. Izo rero ni imbaraga z'Imana. When this power of God come in our life, za mbaraga z'Imana iyo zije mu buzima bwacu, first of all, it frees us from the condemnation. cyo gukora no kubanza kwirukana kwa kwiciraho urubanza. And we can testify that we are righteous as God. icyo gihe dushira amanga tugahamya ko turi abakiranutsi nk'uko Imana nayo iri. Not only this, si ibyo gusa, but because we experience the power of God, kuko tuba tumaze kubona imbaraga z'Imana icyo ari cyo, even the problems we face in the world, ibibazo duhura nabyo mu buzima, even the difficulties we face, n'amagorwa duhura nayo, for each and every problem we learn how to receive the power of God through believing in His word. kuri buri kibazo twiga uko twakwakira imbaraga z'Imana binyuze mu kwakira ijambo ryayo. Unbelief is the problem. Rero kutizera usanga ari ikibazo. One day Peter went to the sea to fish. Umunsi umwe Petero yagiye ku nyanja kuroba. And when he spent the whole night, he could not catch any single fish. Maze ijoro ryose aroba ariko ntiyafata ifi n'imwe. But when Jesus came, uko Yesu ubwo yazaga, he told him to catch a fish again. Yesu yamubwiye ati jugunya inshundura urobe. Amazing thing, that time he was able to catch many fish. Igitangaje nuko icyo gihe yabashije gufata amafi menshi. He was fishing in the same sea. Inyanja yarobyemo n'ubundi n'imwe n'ayandi yarayemo. He didn't change the sea. Yahinduye. He didn't change the nets. Ntabwo yahinduye inshundura akoresha. But he changed his heart. Cyahindutse gusa n'umutima we. He just connected his heart with the heart of Jesus. Ahuje umutima we n'uwa Yesu gusa. And by believing in the word of Jesus, he was able to catch a lot of fish. Binyuze mu kwizera ijambo rya Yesu yaje gufata amafi menshi. Same to you and to me. Kimwe nawe nanjye. Before we believe in the word of God, mbere yuko twizera ijambo ry'Imana, we think many things to be problems. tujya tubara bimwe byinshi mu buzima bwacu nk'ibibazo. But you have to know that there is not a single problem which is more powerful than the gospel. Ariko tugomba kumenya ko burya nta kibazo kibaho gifite imbaraga zisumbye imbaraga z'ubutumwa bwiza. There is not a single difficult which is more difficult or more powerful than the word of God. Amagorwa twahura nayo akomeye afite imbaraga ziruta iz'ijambo ry'Imana. God is powerful. Imana rero irahambaye. And God is able to solve all problems. Imana ifite ububasha bwo gukemura ibibazo byose. That's why He introduced Himself to us as powerful God. Niyo mpamvu twiyereka nk'Imana y'inyembaraga. And when we come to believe in His word, rero twizeye ijambo ryayo, all problems become very simple. ibibazo byacu byose biroroha, birakemuka mu buryo bworoshye. This is the story we read today in Isaiah chapter 41. Niyo nkuru twasomye hano muri Yesaya igice cya 41. Who is God? Imana ni iki? God is the creator. Imana ni umuremyi. God is the one who created the universe and all things. Imana niyo yaremye isanzure n'ibindi byose. And because He is more powerful than anything else, He decided to give us His power. He puts His power in us. Which kind of power? Let's read once again verse 10, Isaiah chapter 41. Kadusome Yesaya 41 umurongo wa 10.
The Bible says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yeah, as we read from verse 1, we see how God was introducing himself. Duhere ku murongo wa mbere twabonye uko Imana yivugaga. And verse 4 he said, "Who has performed and done it, calling the generations from the beginning. I, the Lord, am the first, and with the last I am He." Murongo wa kane iravuga uti ninde wabikoze akabishobora akabisohoza agategeka ibihe uhereye mbere na mbere, ni njye Uwiteka wa mbere n'uw'imperuka ndiwe. I'm the one who is great. Ni njye ukomeye. Don't think that your problems are greater than I am. Utekereza ko ikibazo cyawe gifite imbaraga kurusha izanjye. If you come to understand how great I am, rero uramutse umenye neza uburyo ki ndi umunyembaraga, you can never fear anything. nta kintu cyabaho watinya. Therefore he said, "Fear not, niyo mpamvu Imana ivuga ngo ntutinye, for I am with you. ko ndi kumwe nawe. Be not dismayed, rwose ntucike intege, for I am your God. ko ndi Imana yawe. I will help you. nzajya ngutabara, I will uphold you." kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. With what? With my righteous right hand. nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo kandi gukiranuka. So God decided to give us His righteousness, Imana yafashe umwanzuro wo kuduha gukiranuka kwayo, because He knows that by having this righteousness we can be helped in each and every moment. kubera ko Imana irabizi ko turamutse dufashwe na kuno gukiranuka kwayo twabaho umunezero bidashira. Please think about the power of God. Nabinginze mutekereze ku mbaraga y'Imana. The power of God which made you righteous. Imbaraga y'Imana wende wakiranutse. How did you become righteous? Ese ni uko wabaye umukiranutse? It was just accepting the word of God. Byanyuze mu kwakira ijambo ry'Imana gusa. Same to any problem. Ni kuri ikibazo icyo ari cyo cyose rero. By just accepting the word of God. Kwemera ijambo ry'Imana gusa uko riri. All fear will be gone. Ubwoba bwose buragenda. And this word will uphold you. Kandi iri jambo rizakuramira. So as we conclude this evening fellowship, let us read Hebrews chapter 1. So reka dusome mu Baheburayo igice cya mbere. Hebrews chapter 1. Abaheburayo igice ni icya mbere. Verse 1 through verse 3. Chapter 1 verse 1 through verse 3. Igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high. Imana yavuganye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriweho kuba umuragwa wa byose, ariyo yaremesheje isi. Ubu kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, maze kwereza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane ho mu ijuru. Amen. Amen. We are so thankful to the Lord who has given us this Bible. Turashimira Imana yaduhaye Bibiliya. Yeah, now we have the word of God in our hands. Ubu ngubu dufite ijambo ry'Imana mu ntoki zacu. Long time ago, God could speak to people in various ways. Kera Imana yavuganiraga n'abasogokuruza, yavuganaga nabo mu buryo butandukanye. But today, God wants us just to read His word or to listen to His word, written word.
ariko uyu munsi wa none Imana yashaka ko tuyumva binyuze mu gusoma ijambo ryayo ryanditse. Many people, though they have this word in their hands, Abantu benshi nubwo bafite ijambo ry'Imana mu ntoki zabo, though they can read this Bible, nubwo babasha gusoma Bibiliya, but they put the word of God down and go to find God in other ways. ariko bashyira Bibiliya hasi iryo jambo ryayo bakajya gushaka Imana mu bundi buryo. Instead of believing the word of God, they just want to believe in vision or some saying of people. Aho kugira ngo bizere ijambo ry'Imana, bizera ibindi nk'amayerekwa ndetse n'ibyo abandi bababwira. But if you come to believe in the written word of God, ariko mu by'ukuri iyo bizera ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse, this is the prophecy which is pure and genuine. ubundi ubu ni bwo buhanuzi bw'umwimerere kandi bwuzuye. What does God say? Ni iki Imana itubwira? God said in verse 3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. ngo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. God upholds all things by the word of his power. Imana iramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. If God tells you do not fear, Yewe ni Imana ikubwiye ngo witinya, because I am with you, ko ndi kumwe nawe, I will help you. nzagufasha. By just accepting this word in your heart, you can be free from all problems. Mu by'ukuri kubwo kwakira ijambo rimwe ryonyine mu mutima wawe birahagije kugira ngo ubohoke ibibazo byose mu mutima wawe. And if God says, as he said in this verse 3, nk'uko yabivuze hano mu murongo wa 3, here he said, when he had by himself purged our sins, sat down at right hand of the majesty on high. amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bw'ikomeye cyane ho mu ijuru. Yeah, God sanctified us Imana yaratwejeje by sending Jesus, and when Jesus shed his blood, Yesu ubwo yazaga akamena amaraso ye, this blood purged all our sins, aya maraso yejeje ibyaha byacu byose, and we became holy and righteous people. duhinduka bera abakiranutsi. And this is the word which can uphold you. Iri ni ryo jambo rishobora kudukomeza. When you have a sin problem, you can receive this word and you become righteous. Mu gihe ufite ikibazo cy'icyaha wakwakira ijambo ugahinduka ukiranuka. When you have problem of fear, you can receive Isaiah chapter 41 verse 10, and the fear will be gone. Mu gihe ufite ubwoba wakwakira ijambo ryo muri Yesaya 41 bwa bwoba bwashira. And whatever problem you may face, if you just read this Bible and receive the word of God as it is, that problem will be solved. Ikibazo cyose wagira wumva bibiri ugasoma ijambo ry'Imana ukaryizera, icyo kibazo kizakemuka. So I hope that you may be saved from unbelief. Iringiye ko mwakizwa kutizera. Because all problems we face are connected with unbelief. Kusanga ibibazo byose duhura nabyo mu buzima biba bijyanye no kutizera kwacu. Otherwise, if we come to believe in the word of God, everything will be solved. Ariko kandi mu rundi ruhande tubaho twizeye ijambo ry'Imana, ibibazo byacu byose byakemuka. Receive the word as it is. Kwakira ijambo ry'Imana nk'uko riri. Because this is the word which can uphold you in all things. Kuri iryo jambo rishobora kudukomeza mu bintu byose. So I will speak up to here tonight. Reka nsoreze hano. Allow me to pray and to conclude. Reka nsengera nyuma nsoza. Father God, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimye. Yes, we are surrounded by many problems and difficulties. Birumvikana ko tugoswe n'ibibazo byinshi n'amagorwa. And when we are born, we find ourselves under sin. Kubera ko tukivuka twisanze mu cyaha. But Father, when we come to know the truth made us free from everything. Ariko ko twahoraga n'ukuri baratubatuye muri byose. The problem of sin was solved by just believing in one word, that we are sanctified. Niyo mpamvu twabashije kwerejwe n'ijambo rimwe twumvise yuko twejejwe. And all problems are solved by just receiving the word of God, even now.
kandi ibibazo byose dufite bikemurwa n'ijambo ry'Imana kugeza uno munsi. So allow us to fear not, but to believe in you. Niringiye rero ko tutatinya ahubwo tukakwizera, Because you promised to help us. kuko wadusezeranije kudufasha, You promised to strengthen us through your righteousness you gave us. dusezeranije kudushyigikira anyuze mu gukiranuka waduhaye. Allow us to believe in this word. Twemere twizere ijambo ry'Imana. And please bless all viewers to also believe in your word only. Rero umugisha abakurikiye bose babashe kwizera ijambo rya ryonyine. Many times people just try to believe in the word, yet they still hold their thoughts. Abantu bajya bagerageza kwizera ijambo ariko bagishigatiye ibitekerezo byabo. But as Peter put down his thoughts and received your word to experience your works, Ariko Petero yashyiraga hasi ibitekerezo byo kwizera ijambo ryawe gusa abashe kubona imirimo yawe. and he was able to experience how your word is powerful, though he used the same sin. Rero twabashe kubona uko ijambo ryawe rifite imbaraga nubwo inyanja yakoresheje n'ubundi ari yayindi. Same to us, though we don't change physically, but by just receiving your word, you can experience your work. Niyo mpamvu natwe nubwo tutahinduka mu bifatika ariko kubwo kwakira ijambo ryawe tubasha kubona imirimo yawe. May you save us from unbelief. Rero dukize kutizera. Allow us to have faith in your word. Twemerere twizere ijambo ryawe. In the name of Jesus we pray. Sinze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you very much. Urakoze cyane. See you next time. Aho utaha.